Ese ifi zo mu bwoko bwa shark zirya abantu cyangwa n'amakabya nkuru? Niba uri umwe mu bakunda kureba filme, ushobora kuba wararebye filme yerekana ubugome bw'iyi fi yo mu bwoko bwa shark irya abantu. Hari abibaza niba ibyo baba bareba koko ari byo cyangwa ari amakabya nkuru. Gusa uramutse ugize amahirwe yo guhura n'umwe mu bantu bari batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yari atuye muri leta ya New Jersey, ahatuye mu mwaka w'1916 kandi atuye ku gice cy'inkombe y'inyanja ya Atlantique, we yagusobanurira ibitari byo muri filime cyangwa se mu bitabo, ahubwo yaba ariho akubwira ibyo yiboneye n'amaso ye, mu yandi magambo ubuhamya. Mbere y'umwaka w'1916 amafi yo mu bwoko bwa shark yafatwaga nk'inshuti z'abantu, ndetse n'inkombe nyinshi z'inyanja muri Amerika zakoreshwaga cyane n'abantu babaga bagiye gutembera kandi bakidagadura ntacyo bikanga. Iki gihe bari bazi ko mu nyanja habamo amafi ya shark, ariko batayafata nk'ikibazo, kuko usibye kuba nta muntu zari bwateza ikibazo, nta n'inyandiko iyo ari yo yose yazigaragazaga nk'ubwoko bw'amafi bushobora guteza ikibazo. Gusa bigeze muri uyu mwaka w'1916 iyi myumvire yahindutse mu munsi umwe. Abajya ku mucanga kwinezeza barahunga, amahoteli yari yubatse ku nkengero z'inyanja abura abakiriya. Ibi byose byatewe n'uko inyamaswa bafataga nk'inshuti y'abantu uwo munsi yabatengushye, ikabereka ko bayibeshyeho. Iki gihe byagenze bite? Niki cyabaye cyatumye hamenyekana ko shark zirya abantu? Jye nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Nguhaye ikaze. Niba ukunda gusoma, ushobora kuba warigeze kugwa ku nkuru ifite umutwe ugira uti The Jersey Shore Shark Attacks of 1916. Iki ni igitero cy'ifi rutura yo mu bwoko bwa shark gifatwa nk'icyabanjirije ibindi mu mateka y'ifi n'aya muntu. Byabaye mu mwaka w'1916 mu cyanya kizwi nka Beach Haven. Ni igice cy'umucanga kiri ku nkombe y'inyanja ya Atlantique. Iki cyanya cya Beach Haven ni kimwe mu byanya bikunda gusurwa n'abantu baba batembereye, abari mu biruhuko, abagiye kwinezeza, bamwe bagasasa ibitambaro ku micanga nk'uko bisanzwe bota izuba, abandi bakajya mu mazi koga. Gusa ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1916 nibwo igitero cya mbere cy'iyi fi rutura ya shark cyabaye. Nibwo uwitwaga Charles Vincent yaje gucakirwa n'iki gifi ariho yoga mu mazi yari hafi ya hoteli yari yubatse aho ku mazi. Iyi fi yaramufashe iramukacanga, ntiyamwica, bamukuramo, ariko n'ubundi nyuma za kwitaba Imana kubera ko yahuye n'ikibazo cyo gutakaza amaraso menshi. Icyo gihe ibi bikiba, abantu benshi babifashe nk'impanuka, kuko bwari ubwa mbere babonye ifi itamira umuntu. Gusa aha ibyo bibwiraga baribeshyaga, kuko indoto mbi zari zigiye kubazira. Nyuma y'iminsi 6 gusa ibi bibaye, iyi fi yaragarutse, yerekeje noneho mu gace kitwa Spring Lake. Aka ni agace k'umujyi ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nako gaherereye muri leta ya New Jersey. Ni agace gatuje, nako kari ku nkengero y'inyanja ya Atlantique, kakaba nako kazwiho kugira imicanga myiza abantu bakunda kujya gutembereraho. Ikindi kandi bahakunda cyane kuko ari ahantu hatuje, ntabwo hahora akavuyo cyangwa se urujya n'uruza rwinshi rw'abantu nko ku yindi micanga. Kuri iyi tariki hatatswe uwitwaga Charles Brother. Gusa kuri iyi nshuro we yari biteye ubwoba, kuko yatatswe amaso y'abantu bose bari bagiye ku mucanga abireba. Igisa n'ihungabana mu mitima ya bose cyarabatashye, bose barahunga nyuma yo kwibonera inzasaya n'amenyo manini ya shark bigegena amaguru y'uyu mugabo. Kuri iyi nshuro imyumvire benshi bari bafite n'ibyo bibwiraga ko shark ari ifi y'inshuti y'abantu idateje ikibazo, ndetse n'uwo yari yariye bwa mbere bakabyita impanuka. Ibi byahise bibahanagurika mu bitekerezo. Abashakashatsi nabo bari baragiye bakora inyandiko berekana ko ifi ya shark nta kibazo iteje. Bari batangiye kugira ikimwaro, bibaza niba ibyo batangaje ari ukuri. Tariki ya 12 z'ukwezi kwa karindwi, nanone nyuma y'iminsi 6, hari hakiri mu mwaka w'1916, ho haje kuba ibara twakwita rurangiza. Abantu 3 iyi fi yabaririye umunsi umwe. Ibi noneho impamvu bitari bisanzwe. Ubundi amafi ya shark ni amafi asanzwe amenyerewe ko yogera mu nyanja ngari, mu mazi yisanzuye, ariko kuri iyi nshuro abo yariye yabaririye ahitwa Matawan Creek. Aya mazi iyi fi yaririyemo aba bantu ni amazi yegeranye, mu yandi magambo ni amazi aba yarasohotse mu nyanja ngari akagenda yinjira ku butaka, akazaca akantu kameze nk'ikiyaga gito ariko kinjiye ku butaka kitakiri mu nyanja ngari. Uwitwa Lester Stillwell yaje gufatwa n'iyi fi iramurya. Inshuti ze zari hafi aho zibibonye, nyuma yo kumurya igasiga imwishe, bagerageje kurwana no kujya gukuramo umubiri we. Iki gihe yahise icakira undi witwa
witwa Stanley Fisher. Aba bombi aho byari bigereye aha si ukubataka gusa kuko yabaga yamaze no kubica. Uwitwa Joseph Dan, uyu nawe yagerageje kureba icyo yakora nyuma yaho, nawe yifiza kumwataka imugira intere. Gusa we kubw'amahirwe yaje kurokoka. Nk'uko nabigarutseho, ibi byahise biba igisebo gikomeye ku bashakashatsi ndetse no ku ngoro y'amateka kamere ya Amerika. Ibi byaterwaga nuko inyandiko nyinshi zari zaragiye zishyirwa ahagaragara n'abashakashatsi ndetse n'abahanga ku by'ibinyabuzima birimo amafi, berekanaga ko ifi ya shark ari ifi ishobora kubana n'abantu mu buryo bwa gishuti ntiteze ikibazo. Ikindi aba bantu batatu bari bamaze kwicwa byabaye amayobera kuko mu byari byaratangajwe ndetse nuko abantu bari basanzwe bamenyereye amafi ya shark, ntabwo bari bamenyereye ko shark ishobora gukuka ngo ive mu mazi magari y'inyanja yinjire mu mazi mato afunganye kandi abarizwa mu gice cy'ubutaka. Gusa aha mu buryo scientifique cyangwa se mu buryo bwa gihanga hari icyo bibeshyagaho. Ifi ya shark mu miterere y'umubiri wayo igira icyitwa osmoregulation. Ubu ni uburyo bw'ubushobozi yifitemo bwo kuringaniza igipimo cy'umunyu uri mu mubiri wayo. Ibi biyifasha kuba mu mazi y'inyanja arimo umunyu mwinshi, ibi bikanayifasha kuba yajya kuba mu mazi arimo umunyu muke cyangwa se amazi akeye atarimo umunyu. Ibi byago bikimara kuba byahise biteza ubwoba mu bantu benshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane abari batuye mu bice byegereye ku nkombe. Amahoteli menshi yabuze abakiriya arafunga, imicanga yose ikora ku nyanja ntihongera kugira umuntu uhacaracara. Leta yashyizeho abarobyi ibaha igihembo gihambaye ku muntu wese uzahiga ndetse akica ifi. Inshundura magana zajugunywe mu nyanja, akazi ko kuyihiga karatangira, bayihiga amanywa nijoro. Mu bice byose by'imijyi bikora ku nyanja hahise hashyirwaho igisa n'irondo cyo gushakisha iyi nyamaswa yari itangiye kumara abantu. Nyuma y'igihe bahiga baje gufata igifi kinini cyo mu bwoko bwa shark, ariko yo ibarirwa mu cyiciro kizitwa Great White Shark. Ni amafi ya shark ariko abarirwa mu cyiciro bita icya shark z'umweru. Nyuma yo kubona iyi ngano y'ifi bari bafashe, bahise batangaza ko nta kabuza yari yafi yari igiye kumara abantu bafashe. Inkuru y'iyi fi yaje kwamamara ndetse yenspira benshi, ibatera ibitekerezo bya gihanzi. Uwitwa Peter Benkley yaje kwandika iyi nkuru mu gitabo akita Jaws, bisobanuye mu kinyarwanda inzasaya. Si uyu gusa kuko n'uwitwa Steven Spielberg yaje kuyikoraho filme ndetse iyi filme iza kwamamara cyane. Aha niho habaye intangiriro y'ikorwa ry'amafilme yerekana ubugome iyi fi ya shark ikoresha mu kwica abantu. Mbere y'uko ibi bibaho, abari baragiye batangaza ko ifi ya shark nta kibazo iteje barimo ingoro ndangamurage y'amateka kamere ya Amerika, bakabamo na ichthyologist witwaga Frederick Augustus Lucas. Uyu aba ari umuhanga mu bijyanye n'ubuzima bw'amafi. Aba bose bari baragiye berekana ko ifi ya shark nta kibazo na kimwe iteje. Gusa nyuma y'ibi, ku bufatanye n'abandi bashakashatsi batandukanye ku binyabuzima, baje guhindura izi nyandiko. Babihinduye berekana ko ifi ya shark ishobora kurya umuntu nubwo umuntu atari cyo kiryo cyayo cy'ibanze. Ikindi berekanye ko idakwiye guhangayikisha abantu cyane kuko mu mibare berekanye bavuze ko nibura buri mwaka hagaragara abantu babarirwa hagati ya 70 na 90 batatswe n'iyi fi, hagati ya 5 kugeza kuri 10 muri bo bakaba ari bo bapfa. Gusa ku rundi ruhande, nubwo ibi byagenze uku, abasare benshi batandukanye bakoreshaga amazi y'inyanja bari baragiye bagaragaza ko hari ibinyamaswa byo mu mazi bikunda kubataka ku bwato nubwo nta n'umwe byari bwarye. Bavugaga ko bigaragara mu ishusho y'amafi manini kandi ko bishobora kuba byakwica abantu. Gusa izi nkuru zafatwaga nk'ibikabyo, nko gukabiriza ibidahari, ndetse bamwe mu bagiye bazitesha agaciro harimo n'aba bashakashatsi. Reka ngushimire cyane wowe twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi. Kora subscribe, ibiganiro byacu bijye bikugeraho bigisohoka. Kora like, share na comment. Niba kandi hari n'igitekerezo wifuza kutugezaho, ukitwandikire muri comment. Ikiganiro cya none reka ngisoreza aha. Jye nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Imana ibarinde.